byo reka dore kuri Gentil Gideon ntirenganya iyo ubundi ugerageje ugiye gusobanura monetization ubundi icyo kintu ni igiki kubera icyo ari ikibazo kubera icyo ari ngombwa monetization ubundi ni iki monetization rero ubundi ni ijambo ryakabaye ryumvikana ni ugufata ikintu ukakibyaza amafaranga harimo mani ni ukuvuga ngo umuntu ukora radiyo Rwanda ishobora iramonetije kuko ikorera amafaranga ubwo se karemera ko yakorera ari karemerizasiyo akazi akora akazi nawe akora kari monetized niba ukora komedi ukinjira muri sale hanyuma ukishyuza ku muryango ibyo bintu biri monetized wahisemo ko ibyo bintu bibyara di cash ubwo umuntu uhinga nimba ashaka gusarura akajya kugurisha ku isoko imyumbati yakuye mu murima we ubwo iri monetize aramutse ayihinze akayigumisha mu rugo akirira gusa ibyo ntabwo biri monetized ni ibintu ari ibintu byumvikana nimba bijyanye ku isoko ubwo mu by'ukuri ni uburyo wahisemo bwo kubyaza amafaranga akazi ukora ubwo mu buhanzi bwo ubwo ni ukubyaza amafaranga ubuhanzi bw'umuntu cyane rwose kuki se kubivuga bisobanura nk'aho hari ikindi kintu bisobanuye ndi kumva uko nguko ni uko ubundi iryo jambo mbere ya social media iryo ni ijambo ritirano navuga ryavuye kuri mone ritirano ryazanye na social media kubera ko nyine avec le temps tekinisite nyine zarahindutse iryo jambo riza muri polisi za social media niba ariko twavuga noneho bakavuga bati bino bintu ukora rero noneho tangira ubibyaze amafaranga ariko ni ukuvuga ubundi kumonetiza cyangwa monetization ni uburyo ubwo ari bwo bwose se umuhinzi umubaji tekereza ubaza nk'imbaho ukazibikira mu rugo zikazaba ziri aho ntabwo uzimonetije mu by'ukuri ni ukuvuga ngo ni uburyo bwo gutuma ibintu wakoraga bihindukamo amafaranga nta kindi none se Janvier ko turimo kumva ku buhanzi kubyaza amafaranga biri mu nzira nyinshi urumva nimba ugiye no gupafominga ahantu barayaguha ubwo monetization irimo iraba nyine y'impano yawe niba ugiye kuririmba mu bukwe nimba usohoye indirimbo abantu bakagushyigikira iyi monetization yavugwaga na Bruce ndetse n'abandi ku mbuga bandikaga iyo itandukanye n'iyo ngiyo kubera iki igera hinduka ishu yazanwa mu mushyikirano bakanaganira bashaka igisubizo akoze nsubiza kuri iki kibazo mu masaha ashize abaze numva minisitiri utuma twishima abigarukaho yari muri kaminuza ihuye aganira n'abanyeshuri kuko hari amarushanwa minisiteri y'urubyiruko ndetse n'ubuhanzi yateguye amaze iminsi ari kuba rero bari mu ntara y'amajyepfo yashimangiye ko yaba umuhanzi cyangwa se uwari wese ukora ibikorwa bye bwite akabigaragaza kandi akabiteza imbere agaragaza ko ari ikintu gituma ushobora kwicara kuri table d'honneur aravuga uti kuba Bruce yaragaragaye mu nama y'igihugu y'umushyikirano ntabwo ari ibintu bitunguranye umuhanzi mukuru ni umuhanzi umaze kubaka ibigwi ku buryo ki dutegura abagombaga kujya kuri table nawe yari ariwe ati kandi ni mureba ibitekerezo yatanze n'ibibazo yabajije byari bikenewe nyine yumvikanisha ko icyo ukora muri rusange agashishikariza abanyeshuri bo muri kaminuza bagati niba uri ku ntebe y'ishuri icyo ukora viziyo yawe uyiharanire ni kuko kwicara ari ahantu bisaba kuba warabikoreye rero waruvuze kuri monetization ni ikintu ubundi cyatangiye kuvugwa kuva ndibuka ko mu myaka 2 ishize iki kibazo nagikozeho inkuru ariko bamwe mu bantu bafite imiyoboro ya YouTube bambwiye ko bahuye n'iki kibazo cyo kubura monetization kuva mu myaka 5 ishize ubwo no kuva muri 2020 nkurikije amakuru nyine bo bamaye ariko ubundi bisobanuye neza monetization hari amasaha 4,000 niba nibuka neza YouTube igusaba nyine kuba wujuje nkurikije ibyo Gentil yavuze aya masaha iyo umaze kuzuza bakwemera ko noneho ushobora kubyaza umusaruro za content uri gushyiraho ariko ikibazo hano abantu bagiye barekarama nuko izo ndirimbo zikora iyo komedi akayikora filime akayikora nubwo afite iyo monetization akaba atabona amafaranga ava mu byo yakoze kandi noneho mu bindi bihugu ho bikaba birahari akisubije mu maso ko ukibuka ko za 2017 n'umunani 9 hano wabaga uri kureba indirimbo ya Japhet ukabona hajemo ama ads
izo ad rero nizo wa muntu yungukiraho utuntu twamamaza utuntu twamamaza ari nacyo kintu minisitiri avugaga yabati hakenewe amafaranga y'ishoramari abashoramari n'aka bashyiremo ayo mafaranga kugira ngo bya bigo bibone ko dufite ubushobozi cyangwa se hari abantu bakeneye kwamamaza ndibuka ko indirimbo najyaga nzireba ngo n'ama publicité y'ibigo bimwe hano bikorera mu Rwanda ukabona koko bine biri kuzamo kandi koko n'ubisotse ukajya mu Burundi no muri Kenya ibyo bintu bibonamo so iyo monetization yasobanuye ni uburyo buhari bwo gukorera amafaranga ahangaha aya masaha 4 urayuzuza ukaba nyinde isheni yawe ikaba yemere monetization ariko amafaranga akaba ataza je niza no gukora inkuru mbishyiramo ndavuga niyo mpamvu abantu benshi ba hano bakora ibiganiro bagatangira basuzana muri Amerika no muri Canada kandi bitangazamakuru aho bya bingo bya loi de proximité ugasanga umuntu atangiye asura Jantiwere muri Amerika kandi ngende i Kigali turi inshuti kuko azi neza ko abantu bari hari yabo bani baza kumureba hanyine harimo izo ads bango wariyo ari kukureba nk'ubu ngo hari umuntu nzi kubera ibiganiro bya akora abantu benshi bo muri diaspora bamureba yinjiza hafi miliyoni zigera ku 8 yaba ari imbere ugasanga aba hano ni 0 nicyo rero Bruce yavuze wenda mu ncamake none se ubwo ni ikibazo cyaho umuntu arebera content monetization duhereye ku gisobanuro Janti yayihaye ni ukubyaza amafaranga ikintu cyose ukora umuntu ukora ikiganiro cyitwa inyanja twogamo cyangwa n'ikindi nta kibazo inzira y'ibi abasore baragufitira ijoro ese karame hari uko ndanije izinaga ngo mbiremereze ntabwo byoro icyo kiganiro gikora Janti akoze akagishyira kuri YouTube ubwo kuri monetization noneho ntabwo ari hariho hose ahangana ni kuri YouTube wenda turimo kuvuga ashyizemo Artia Prodins kampani yitwa Karemera Limited ihuza abaguzi n'abagurisha ibintu bitandukanye ikamamazamo ishobora guca kwa Janti akamamazamo uvuze ko mbere hari ibigo byano byabikoraga dufashe mu rugero nk'urwo none mu Rwanda ntabwo ushobora kubireba ngo ibyo bintu bimwinjirize ntabwo bishoboka kuko dore ariko wajya hanze ukamubona ukabibona reka nkubwire ni ikibazo cy'uburebwa cyangwa content ya Prodins si ikibazo no ngo Minisitiri Paula yabisobanura neza ngo hari amafaranga hari ingano iyo y'amafaranga hari azwi igihugu kigomba kuba abashoramari bagomba kuba bashyiramo kugira ngo ibyo bigo byemere koko icyo gihugu cyemerewe nacyo cyashyirwa mu bihugu byaho umuntu ari akagerera aba content bakamwishyura mbese njye nabikoze niba ngo monetization si